afite ukuri ibyo Sandra arimo arazana ni kumuzika Hello everyone, muraho neza abadukurikiye hirya no hino mu Rwanda n'ahandi ku isi. Twagira ngo tubanze tubashimire abagiye bakurikirana ibiganiro byacu. Umushinga uruziga rw'uburinzi ubahaye ikaze. Turacyakomeje kandi dukeneye n'ibitekerezo byanyu n'ibiganiro mwumva mushaka ko tuganira, kubera ko uruziga n'umushinga munini cyane ugereranywa twawugeranyije n'ubwato mu nyanja. Inyanja ni ngari, ni isi irimo byinshi kandi bidasanzwe bitungura benshi. Urugamba turiho rero ni rurerure cyane, niyo mpamvu dukenera kugira ngo duhuze imbaraga twese tujyane muri gahunda dufatanya kandi tubashe kuyobora ubwato neza kugira ngo uzatugeze ku merekezo. Kunganirana rero niyo ntego twihaye. Ikipe rero y'urubuga rwacu twise uruziga. Iyi kipe igizwe n'abantu 6 nibo bayitangiranye. Abo ngabo rero turi kumwe na 4 kuri kamera n'abandi 2 bari muri tekinike. Twagira rero ngo tubibwire ubabwira ubaganiriza nitwa Bigimana Theoneste nk'umuyobozi w'umushinga, hanyuma bagenzi banjye nabo bakomeza. Murakoze cyane, nitwa Sandra. Tuzabana mu biganiro bitandukanye gusobanukirwa nyine n'ubwo ruziga rw'ubuzima igihugu kubwira ndetse no kumenya icyo twifuza kugira mu buzima bwacu. Murakoze, ndakubwira Imana wakunda kujya mu ngeri nanjye ibiganiro byarangije kandi birashimishije. Abatoni bakuru tubahaye karibu kugira ngo muze gahunda z'ibiganiro. cyane amazina ni Paul kimwe natwe tumirwa urubuga Murakoze. Turagira tuti abandi ngo ni urubuga, abandi ngo ni uruziga. Uruziga niryo zina ryacu, ni umushinga mugari, uruziga rw'uburinzi, ariko kandi ni urubuga kubera ko ni urubuga dushaka abantu benshi kugira ngo batwunganire, badutize imbaraga, aho duteganya kuganira n'abantu bafite ubumenyi butandukanye, bafite ubunararibonye butandukanye kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Rero ko dutangira ibiganiro byacu tuributsa abo tumenyeranye gukanda kuri, abo tutamenyeranye nabo tumenyeranye gukanda kuri subscribe, like, share, hanyuma na comment ntacyo bitwaye, bakibuka no gukanda kuri kakaziga ko ku ruhande kakazogera kabafasha kugira ngo ibiganiro byacu bijye biza babibone mu b'imbere. Murakoze rero gukurikira, kudufasha no kubishishikariza abandi mwe muzi twe tutazi. Ngira ngo rero duhite twinjira mu kiganiro nyirizina. Ikiganiro twari twagitangiye ahashize turi kuvuga ese kunyurwa umuntu akiri mu isi yuzuye ibibazo bitandukanye, ese birashoboka? Twagize ikiganiro kirekire kandi gishimishije, aho bamwe bagiraga bati kunyurwa birashoboka rwose, abandi bati uramutse ugaragaje kuri kunyurwa unyuzwe ko nta kibazo ufite, waba uri kuvuga ko nta kindi kibazo ufite, ko byose byakemutse, waba rwose ufite ikibazo cy'imitekerereze. Abandi bati nyamara ijambo kunyurwa rishobora kuba ari cyo giteye amakenga. Ese kunyurwa tubyumva kimwe? Nawe tanga ibitekerezo byawe. Kunyurwa tubyumva kimwe? Bamwe bati wikwitiranya kunyurwa no gushima biri ukwabyo no kunyurwa biri ukwabyo. Twarimo dutanga urugero dukomeza kuvuga kuri Paul mugenzi wacu, turakomeza tumugarukeho turi gutanga urugero kuko niwe mujene dufite hano.
dufite na Sandra yego, ariko ubwo nari ndi kuvuga Paul wari umaze kubaka inzu ye itaragiramo amakaro, ariko twaganira ku ruhande akambwira ati yebana mfite ikibazo cy'amakaro, ati inzu nyimutsemo gutya ituzuye ariko mfite ikibazo cy'amakaro. Twarangiza nkumva ari kumbwira ati na ya modoka nayo imaze iminsi ifite ibibazo by'igaraje, amafaranga bari kunsaba rwose ebana ibintu byamvanze biragoye pe, biragoye. Hanyuma bafite imodoka zikoresha essence nabo muri iyi minsi murabizi neza ko ni ikibazo, bamaze abenshi bari kuziparika kugira ngo bagendere mu modoka rusange, cyane cyane ku bijyanye n'ingendo ndende. Rwose ibyo byose ni ibibazo bishyashya bigezweho, birimo birashaka ko tubishakira ibisubizo. Paul rero akagira ati nubwo jyewe mfite inzu itarajyamo amakaro kandi nkaba nyifuza nyamara ndanyuzwe. Sandra nawe ati ese uranyuzwe gute kandi ukeneye amakaro kandi ugifite ikindi kibazo? Ese nujya gusenga Imana muri mu mwungeri nawe, se nujya gusenga Imana ntabwo uza kwibwira ko ufite ikibazo cy'amakaro? Paul nawe akaza akagaruka, ubwo ndimo ndasubira mu byo twaganiriye ejo byari byashyushye rwose, akagaruka nawe akavuga ati ariko jyewe ntabwo bikuraho ko nyuzwe. Imana ngenda yishimira, ndimo ndabimuvugira, ejo yarabyivugiye, araza kubyivugira nitwinjira mu kiganiro nyirizina, akavuga ati jyewe Imana ndayishimira muri byose, byagenze neza, ibitaragenda neza byose ndayishimira kuko ni Imana yanjye ibihe byose, kandi binteganyiriza buri gihe ngewe numva binyuze. Iyo ni testimony cyangwa se ni ubuhamya bwa Paul. Paul aratubwira ngo aranyuzwe. Ariko twongera tukagaruka ku bahanga batandukanye, ubwo ndimo ndasubira ku byo twari turi kuganira ejo hashize, tukagaruka ku bahanga batandukanye bagiye bavuga ku bijyanye n'ibibazo byo mu isi, abandi bakagaragazamo n'akandi kantu ko kuba bafite mu byo kwizera cyangwa se bya spiritualite, imyizerere. Numva umuhanga umwe, nibyo narimo ndi kuganiriza bagenzi banjye, ni umuhanga umwe mu gitabo yanditse cyitwa Le Secret de l'amour mu Gifaransa, yitwa Dr. Chokar, dogiteri, ni umudogiteri, arandika ngo Dieu a fait un vide autour de nous pour mieux nous parler. Imana ngo iradushaka uburyo bwo kutuganiriza, uburyo bwo kugira ngo itwiyegereze, yadushyizemo icyuho. Yemera ko nyine umuntu abaho hari ibyo abura kugira ngo aze kuyisenga. Na Paul nawe kujya kuyisenga ajya kwibwira ngo ndagushimiye ku byagenze neza, nuko nyine byagenze neza. Noneho bitagenze neza, ese ntabwo ari buze kuyitakira. Ibyo bintu rero bitagenze neza twavuze, birimo ko amakara tutarayabona, birimo ko tutarabona imodoka itarakira ngo tuyiryohemo, ibyo nabyo ntibiragenda neza. Ariko Paul we yatubwiye ati jyewe ndayishimira ku byiza no ku bindi bikurikiraho. Twamwubahiye icyo gitekerezo cye, ariko turacyagura ibitekerezo nyine ruziga rugomba kwaguka. Ibyo tuzi bigomba kugereranywa, bigomba kongerwamo n'ibindi nyine tutazi, hanyuma tukaguka mu bwato tukagera kure hashoboka. Numva rero tukiri aho ngaho, uwo muhanga nicyo yivugiye. Hari undi wavuze ngo nyamara ngo ibibazo ntibijya birangira, ngo les besoins sont limités en nombre et en quantité. Nukuvuga ngo ibibazo ntibigira umupaka mu mubare wabyo no mu bunini bwabyo. En nombre, mu mubare, et en quantité, mu bunini, mu bugari bwabyo. Ikibazo kimwe uragikemura kikazana ibindi. Umuntu aranywa amazi, mbonye Paul arimo aranywa amazi, ariko mu kanya inyota irongera iraza, kubera ko azi ko amazi ahari agira inyota. Hari aho bikomera akaba azi ko atari burya, akirengagiza ko ashonje kubera ko nyiri igihe cyo kurya kitaragera. Birumvikana ko inda yamubwiye ko hari ikibazo, ariko yo nta gafaranga gahari. Harya Sandra nta gafaranga gahari, ufite ikibazo cyo kurya, ntaraho wirengagiza ko icyo kibazo gihari. cyangwa se ugatekereza ngo nubwo nafite amafaranga menshi, ariko wenda najya kwikopesha mu rugero atari kopesha hanyuma nkazana n'ishyura. Hari n'igihe bigukamana, ariko naho wikopesha ukaba uhafite amadeni, usanga agapasha karuzuye. ubwo rero turacyari kuvuga kuri cya kindi cyitwa ngo ibibazo.
ibibazo ese kunyurwa bivuga kwirengagiza ibibazo, ese kunyurwa bivuga ko ibibazo bidahari. Nicyo cya gitekerezo cya Paul yaragarutse avuga ati ariko nubwo ibibazo bihari ntabwo byankuraho ko nanyurwa. Twe twamubwira ati ariko Paul, ngiye ndabona wishimye, ndabona unezerewe ko wabonye inzu, ndabona wishimiye ko ufite imodoka, hako jyewe ntabwo ndi buvuge kunyurwa ko imodoka yaje kuva mu igaraje nturi kuyigendamo at this time. mu by'ukuri njye navuga ko kunyurwa bidakunda, ntabwo bishoboka, kubera ko uyu munsi reka dufata urugero rwumvikana. Uyu munsi niba wenda ufite akazi ka miliyoni 200, sibyo? Yes. Ibibazo nyine biriyongera, besoin cyangwa needs birenze umushahara biriyongera. Ndaba nkeneye ntabwo ndi bunyurwe n'ibyo, ntabwo ndi bunyuzwe na byo byonyine, kubera ko ntabwo bizava n'ibyo kurya ngo bivemo wenda amafaranga yo gukodesha, niba tugikodesha cyangwa niba waba ufite inzu, ntabwo uzabasha gukora stock wenda y'abantu ufite mu nzu, ntabwo uzabasha kubabonera ibyo kurya bikorwa wenda muri ibyo buryo bose baba babonye ibihagije. Ukeneye buri munsi, kubera ko kutanyurwa n'ibyo ngibyo, bigiye ushaka ko hari ikiyongeraho. Bavuga ko wenda ushobora gufata nka miliyoni, byibura ubona ibyo kurya mu rugo biboneka, minerivare z'abana ziboneka, ubasha gufasha wenda abandi barumuna bawe cyangwa se ubasha gufasha mu rugo mu bundi buryo, ibyo bintu byose bikabiboneka. Ariko uyu munsi, ariko muri ako kanya uravuga ati, uza kuvuga uti ese niba nabashije gukemura bino, niba zina n'izi zabaye satisfied, noneho utaha uwamfasha no kuzabona uburyo noneho wenda nzajya mbatwara nkabajyana aho tugiye, wenda ibyo utamburiye, ntabwo uzaba wanyuzwe na bya bindi gusa gukenera ibindi. Kugira ngo kunyurwa burundu ntabwo ibyo byonyine ntabwo bishoboka. Icyo ngicyo wenda imbuto rero kubyo bavugaga, icyo waba wumvise kunyurwa ukaba ari ukwakira nyine bya bindi bihari, kubera ko iyo ubona nta mahitamo ahari, ibyo bita kwiyakira cyangwa se kwa kunyurwa amanuma wahoze uvuga. Turabigarukaho cyane rwose, kunyurwa amanuma. Abantu babivuge neza, ese kunyurwa amanuma, abanyarwanda baciye umugani ngo kanaka anyurwa amanuma. Ese bashatse kuvuga bifitanye isano n'ibyo urimo uravuga? Sinzi niba mbizi neza, wenda n'abantu bari bujye muri kontakiti basobanurire neza kunyurwa amanuma niba babyumva nkanjye. Umuntu arimo kunyurwa kumva ko yanyuzwe, ariko nyine nuko nta yandi mahitamo ahari, nuko nyine ibibazo birahari, nta kundi byagenda, kandi icyo afite muri ako kanya ni icyo ngicyo, ariko ntabwo ari uko anyuzwe nabyo, ahubwo nuko ari ibyo afite. Paul, kubera ko ari buze kutubwira nawe uko abyumva, yewe kugeza ubu ngubu Sandra hari akantu ateyemo kandi kajyanye n'ubuzima bwo tubamo bwa buri munsi. Umushahara ndimo ndashaka ikintu gishobora gutuma Paul tuza kumwemeza, tukamwumvisha ko kunyurwa nyine bidahari. Ubwo niyo ntego dufite, ariko mu byumve. Ubwo ndimo ntunga mu rya Sandra, ndagaruka ku mushahara. Yaravuze umuntu uri guhembwa 200, noneho uwo muntu afite umuryango kandi akorera Rusizi, ataha i Kigali muri weekend. Transport nayo yabaye ikibazo, kandi umuryango we uri Rusizi, agomba gutaha akajya kubareba. Muri depense ziyongere rero, hari hiyongereho n'iki, ni ibibazo byiremye bishyashya. Ikibazo cya transport cyo kuzamura ibiciro ku masoko, igiciro cya essence cyazamukanye n'ibiciro ku isoko, nyamara umushahara we yari yicaye ku mushahara we, akazi kari kamunyuze yagakundaga, ariko umushahara ntabwo umunyuze. Se buri umushahara uramunyuze kandi udakemura ibibazo by'ibanze afite, by'ibanze mu buzima. Muri ibyo by'ibanze hakeneye no kujya gusura umuryango, akeneye kugaburira umuryango no kuwusura. Urakoze cyane kuri urwo rugero rwiza uduhaye. Uwo mushahara, tuvuge ku mushahara mutoya, afite umushahara mutoya, ntabwo rwose ukemura ibibazo by'iki by'ibanze: kurya, kwambika umuryango, kwishyura school fees cyangwa minerivare, ibyo byose n'amatike yo kujya gusura umuryango igihe cya weekend. Ya mafaranga ni make pe. Ubwo tuvuge ko ari Paul uhembwa ya mafaranga, aratubwira ko anyuzwe n'akazi, ariko amafaranga uko byagenda kose arayacunga, akayabara, akabona nta kivamo. La satisfaction des besoins, les besoins sont limités en nombre et en quantité. Ibibazo byiyongera imibare,
kandi mu umubyibuho nyine wawumvise ko wa mushahara watangiye ugerageza kugufasha, ariko uyu munsi nta kintu uri gukoraho. Hari ibindi bishyashya byateyemo birimo n'ingendo, urabyumva nawe, birimo ibiciro ku isoko, urabyumva. Niyo mpamvu buryo umukoresha, iyo ari umukoresha mwiza ari kubona hari ikintu ibibazo byose bihari, agira ukuntu areba iyo bitabangamiye budget yiwe, biterwa n'akazi ukora. Iyo bitabangamiye budget aho bagera bagiye kuvugura ingengo y'imari, bagahita batereka n'umushahara w'abakozi tuzamure kugira ngo dufashe abakozi nabo bamererwe neza, bakora akazi neza, bari muri security bameze neza. Hanyuma Paul ahantu ndi bugongere kugaruka, ari buze no kongera kutugarukaho, aradukubita ikindi kintu niteze ko aza kuza kumbwira. Aratubwira ngo none se umuntu uhembwa menshi ko hari abantu batanyurwa. Paul araza kubitubwira, hari abantu batanyurwa, niyo mpamvu yavuze ngo kunyurwa bibaho. Hari abantu rero batanyurwa, umuntu uhembwa rwose ahembwa $2. Nawe uri umubyeyi uzasanga wa mwana twavugaga, uraza kugira ibyo tubwira nituhagera, uratubwira tuti Paul n'umuhungu wawe, cyangwa se jewe n'umuhungu wawe, wabonaga mfite imodoka, uzi ko ndi umukire ko abandi ndabarenze, mfite imodoka ngendamo, mfite n'inzu nziza y'agacurama harya, y'agacurama mbamo, nubwo itarageramo amakaro, ariko muzi ko ndi boss he ku musozi w'iwacu. None nubwo ndi boss ku musozi w'iwacu, ibibazo byandenze. None umpembwa $2 amafaranga menshi, umwe yahembwaga $200, undi ahembwa $2. Reka nivugire miliyoni 2 z'amanyarwanda, miliyoni 2 z'amanyarwanda mu minsi 30 ku kwezi. Nawe yarangiza yajya kuyacunga akaba make. Rebezo sont limitées à nombre et à quantité. Tugarutse kuri ya formule ya wa muntu na kwa kundi twanyurwaga. Niyo mpamvu musanga hari abantu bari bufane Paul bakavuga ati ariko ubundi ni gute umuntu abaho afite ibintu nanjye nakabaye mfite nkanyurwa, ni gute umuntu atanyurwa. Miliyoni 2 ku kwezi, njewe mpembwa $200,000 narangiza nkayacunga, nkumva nyuzwe nayo nyine nkiyakira. Ufite miliyoni 2 ku kwezi, ni guta bari kurira ngo imodoka, ngo ibiki ngo ibiki, ibintu bari kurira bimeze bite? Abahanga bakavuga ati rero urwego ugezemo nirwo rurema nabwo ibindi bibazo. Paul wa muntu uhembwa $2 yajya gutwerera umuvandimwe washingiwe, yagiye gushingira muri umuntu we ugiye gukora, bose niwe baba bari kureba ya mafaranga ukoze kurashira, akongera akajya nawe mu ideni yatabaye maso. Hari naho usanga n'afite credit muri banki nk'abandi bose, kugira ngo yebe kwiyakemura ibindi bibazo bigari. Nuvuga ngo ibibazo by'umuntu bingana nuko angana. Niba uhembwa $200, ibibazo bye biraza kungana n'umuntu uhembwa $200. Niba uhembwa miliyoni 2 ku kwezi, nawe ibibazo byawe biraza kungana n'uhembwa miliyoni 2 ku kwezi. Ntabwo azajya muri alimentation ngo abure kugura miti, ntabwo azajya muri shop ngo umugore abure kwambara umwenda $100 cyangwa $100 cyangwa $200. Ntabwo ari bugira abashyitsi ngo abure kubazimanira, abure kubajyana muri hoteli. Inzu ye ntabwo ari bure kuyivugura ku rwego rw'umuntu uhembwa miliyoni zingahe, miliyoni 2. Kuko n'inshuti nazo ya environment tuzagarukaho to attract kubana n'abantu cyangwa environment, n'inshuti nazo zakora iki, nazo zizajyana n'urwego agezeho. Uko azajya azakira, kera niba najyaga ngusura ukangurira agafanta cya kindi cya ritiko cyangwa ukangurira agapanashe, ubwo utagira ngo za nshuti hazaza izinywa Hennessy cyangwa zinywa whisky, nimujya mu kabari ntabwo muzakonsoma twatundi wakonsoma kuri kuzimanira ungurira agafanta naje kudusura. Uzabazimanira na bya biyoga bihenze nyine, na bya bindi bihenze gusa. Nimusohoka muzasohokera ahantu hahenze. So bivuga ngo rero Paul kuri ruhande aragaruka akavuga ati nyamara ndabivugiye ndaraje abyivugiye, avuga ati none se ko nashimye ko wohembwa $200 wabyemeye nyine, wabanye nabyo nkuko Sandra bivugaga. Ese uhembwa miliyoni 2 we ku kwezi ko atanyuzwe muramuvugaho iki? Paul tubwire nawe kubyumva. Rero uko byumva iki kintu nakomeje kubabwira mu biganiro byabanje, kunyurwa buri ikintu cyiza cya mbere cyo kunyurwa, bitanga amahoro mu buzima. Kandi nanone ndabizi ko ibibazo bibaho kandi bigakura. Ikibazo kibaho kiraza kigakura,
ukumva nyine kiragusumbye pe, gisumbye ubushobozi bwawe, Yes, gisumbye yes. imibereho yawe, gisumbye kuba wagikemura. yego Ariko nanone kugira ngo biguhe amahoro, ikintu ukora ni kimwe. Ikibazo iyo kibayeho ugikemura mu bushobozi bwawe, gikemura mu bushobozi ugikemura mu bwawe. bushobozi bwawe, ukagikemura uko imbaraga zawe zingana. Yes, Aho utagejeje nyine ubona ko utahageze, rwose bitewe n'iki? Nembwa ayo 200, ngize ikibazo cya 300. Ko byagera kose 300, 200 mbwa sinakemura ikibazo ngize ako kanya. Umuryango ukeneye kubaho, nanjye nkeneye kubaho. Niba ngikemuje 100,000, ubwo nyine ni uko nguko nibwo bushobozi bwanjye. yego Nakunze kubivuga cyane, ikintu cyitwa kunyurwa, kigomba kubaho ku muntu wese uri muri iyi si, nubwo hari ibibazo, ariko nanone iyi si ntiyatuma utanyurwa. Ibyo ufite wirinde kugereranya nk'uko twakabaye tunyurwa, nicyo washatse kuvuga. n'ibyo ngibyo dufite ako kanya, n'ibyo turimo ako kanya, kuko ejo ntituhazi. Yes, Ejo ntituhazi, ntituzi ibyo Imana iteganyirije. Tugomba kunyurwa n'ibi ngibi, kuko nibyo turimo none aha ngaha, nibyo turi kubasha gucamo. na wa wundi uhembwa ya miliyoni 2 uramuvugaho iki ko nafasha abantu babiri? Umuntu uhembwa miliyoni 2, sinibaza impamvu atanyurwa. Uhuye nawe akakubwira ko atanyurwa. Wabimvugiye, Ni grand frère wawe. ariko sinibaza impamvu atanyurwa. Kuko ngiye ndibaza, niba mpembwa 200 ugahembwa miliyoni 2, ayo 200 nkabona yishimye umupe, anyemura ibibazo mpura nabyo, atuma mbaho kandi ubuzima bugakomeza. Mpita ntangira kwibaza uti miliyoni 2 zituma utanyurwa gute? Yes, Hari n'utabona 50 miliyoni 2 buri kwezi. zituma utanyurwa gute? Ko hari n'utabona 50 buri kwezi. Hangaha turi duturaniye n'imipaka, hari ababasha kurya bavuye kurima imirima hakurya, kandi agakorera 1,200, agataha 1,200 akakirya n'umugabo n'umwana umwe. Ariko wowe wa miliyoni 2 uri kumva ko ibibazo byagusajije, n'iki yakuguyeho, ahubwo ni umutima winangira, ntabwo ari ukutanyura. ukuvuga ngo ngende igitekerezo ko kuri kino Ibi bibazo biri kubyibuha bitewe Ibibazo birakura, ngenda ndabyemera ko ibibazo bikura. Ariko iyo ikibazo gikuze kikakwima amahoro, gikire mu ruko wowe wumva imbaraga zawe zingana, ukurane nacyo, gikure ugikemure uko imbaraga zawe zingana. hariyo ugeze. Nanone ukoreho akantu gato nyine basi ugaragaze ko hari icyo wakoze kuri icyo kibazo. Niba ikibazo kize kigusatira nikigutera inkumi nawe gisubiza indi, ukereka ko nawe Paul hari ahantu ari buze kugera haryoshye, aho abantu benshi bashobora kumushyigikira bakamwumva, kubera ko hari ahantu tuza kugera mu bunini bw'ikibazo. Paul ameze nk'aho ari kuvuga ku cyo bita management, uburyo bwo kumanaginga ibibazo. Paul rero arimo mu biganiro uko nakurikiye neza, ndimo ndasanga Paul avuga ku kintu cyitwa management, uburyo bwo gukemura ibibazo, kugena priorities, ibyakabaye byihuse kurenza ibindi, ibyo ngibyo bigakemuka, nibura ikidashobotse basi nyine akakimanaginga gutyo, akumva ko ari uko ngo akanyurwa n'uwo ari we awo mwanya. Nicyo Paul arimo aragerageza kuvuga. Ariko still turi kugeranya igitekerezo cya Paul n'isi ivuduka n'ibitekerezo by'abantu bavuga ko ese tureke abantu tubabuze kubyibuha kugira ngo bataza kubyibuha nyine mu bibazo, babyibuhe mu bisubizo, banabyibuhe mu bibazo. Ubwo ni ukwaguka. Yego, ni ukuvuga ngo umuntu icyo Paul yavugaga tugihuze na wa muntu ugira ibibazo. Nari ngiye guha Paul urugero rwa uwo muntu mwise mukuru we akaba n'umuhungu wa Mama Mwungeri, kugira ngo mubyumve neza twitangiye ingero. Mama Mwungeri uwo muhungu uhembwa amadolari 2,000 by'idolari, ufite imodoka, afite inzu. Ntabwo ari Paul, ni mukuru wa Paul, akaba n'umuhungu wa Mama Mwungeri. None mu rugo hari ibibazo byavutse. Ikibazo cya mbere gihari nuko Paul akeneye amafaranga yo kujya gukemuza ibibazo, ntabwo arashaka, akeneye amafaranga yo kurangiza yo kujya ku ishuri arangize ibitabo n'ibindi kaminuza. Noneho uriya mukuru we arya neza pe, banywa nido, abana be babiga ku kigo cyiza, hanyuma mukuru we rwose. Ariko iyo urebye iyo uganiriye nawe, iyi niyo realite y'ibihari biri ku isi. Kuko nigeze nganira n'umukire umwe arambwira ngo none se utagize ibibazo uri umukire wabigira uri umukene.
nese umukene we ntabyagiye icyo yashaka kuvuga ntabwo bakene ahubwo abantu bafite ibibazo by'amafaranga ntabaza agaciro k'ifaranga nibo babyishyiramo rero urabyo turagaruka ngo umuntu wamaze kuryoherwa n'ifaranga niwe urishaka nk'iryatakaye. Bill Gates hari igihe yigeze atangaza umukire muri abo bakire ba mbere ku isi, sinzi ari uwakangahe ageze kuri kangahe muri babaherwe ba mbere ku isi, yaravuze ngo iyo ngize imana iyo ngize amahirwe umutungo wanjye wiyongeremo $1 gusa kuri gihe mba ngize amahirwe mba numva binshimishije cyane ku mutungo wanjye hiyongereyemo $1. Aha rero Paul yigeze agaragaza ikintu cyo nashaka ngo n'uyu mukecuru akivugeho, ariko ntimwirengagize rwose abadukurikira, mureke twisanzure tubiganireho, ni iminota nitadukundira turabisubiraho tubinoze tugire ku mwanzuro ukwiye. Namwe muzatubwira niba mwumvise mwanyuzwe, niba hari ibindi twakongeramo, dukomeze dukore ubushakashatsi. Ese kunyurwa no gukemura ibibazo bingana iki? Abantu kenshi bakunda kugira ikibazo cyo kumva ko bakemura ibibazo byabo bwite, ariko hari n'ibindi bibazo by'umuryango ukureba, umuryango mugari. Hari ababyeyi bawe basigaye mu giturage iyo ngiyo, hari barumuna bawe bari hariya batarabona akazi bakiri kwishakisha. Ese uraza kubimanaginga gute ko watinze ku bibazo byawe cyane, ko wabaza imibare ukabona nawe ubwawe byakureze? Imodoka iri muri garaje, kandi garaje nyine ajyamo ntabwo ari garaje y'amafuti, ntabwo ari kubaka ku muhanda, ni garaje nyine ihenze. Iyo umuntu uhembwa $2 n'agaciro k'imodoka ye nako karahenze, iyo garaje yajyamo yamumazeho amafaranga Paul, kandi nawe ubyumve. Ariko nawe nugera ahantu kuri Minervale ku kibazo cyawe nawe kiraremereye, mama wawe nawe akeneye ko mutegura n'ubukwe bwa mukuru wawe wundi umukurikira, kandi ubwo bukwe wa mu grand frère muraza niwe mwishingikirijeho, niwe mushyize ku mutwe, kandi n'abana be ku ishuri bakeneye Minervale, ishuri rigiye gutangira. None uyu muntu uko mugiye kumusaza aratubwira rero, uwo muntu rero iyo mugiye kumubwira ibibazo byanyu arababwira ati jewe ibibazo bifite bindenze igihe ntabwo nabona, sinkeneye no kubatega amatwi. Paul ndabizi ko ukeneye kujya ku ishuri, ariko amafaranga nonaha ntayahari. Mama niwe yaranje, urebe ukuntu mubigenza ukemura ikibazo cy'umuhungu wawe. Giye nona n'amafaranga umuhungu we sinyiri na murumuna we ntabwo kiri murumuna we, nta kibazo cy'amafaranga. Yewe nta mafaranga afite, none ko nta mafaranga dufite kandi rero byose bikaba bitugiriye kandi akaba yifite ibyo bizereye. ntese ngewe ndaza kwiba nimwe mfite nk'abantu nimwe mu maboko yanjye, nimwe mu ntekereza ikintu turakora. Narabareze mungana gutyo, ariko none igihe kirageze Paul n'umuhungu wawe. Ubu ngubu ntabwo ndatekereza ngewe ndi kwakitinga mu mwanya wa wa mu bose nyine wo mufite mu muryango. Kugeza ubu ngubu ibibazo biri aha ngaha, ngewe ese igiye gusaba ideni, ngiye gusaba credit muri banki kugira ngo nkunde buri kibazo cya Paul. Ikibazo cya Paul ngewe ntabwo cyari kiri muri priority zanjye. mama wawe ko yarisabye kugira akemure ikibazo cyawe, icyo utumva ko we wahisaba ukemura ikibazo cya murumuna wawe. Nzire kuba naravutse nyuma, navutse mu rugo nta mafaranga hari, kandi mwavutse ahari. imbaraga zanjye zashyiriye mu zawe kugira ngo ukunde ungane gutya, kugira ngo ugire n'ubushobozi bungana gutya. Uzandepa none twebwe nakora iki? Umwana areke kujya ko mugiye kunturitsa ubwonko, ko mugiye kunturitsa imitsi y'ubwonko, hanyuma nifata ibibazo ntunze. Nakubwira ikintu kimwe kuri icyo kintu ngiye nakubwira. Mukecuru niba mu myaka ye yararwanya akarwana ukiga, abagukurikiye bakiga, bashiki bawe bakiga, Paul akavuka nyuma, ntibivuze ko ataziga ngo nuko ubushobozi bwarangiye. Hanyuma mwe murafite mwarize. Ariko rero kambabwira, hari ikintu muri kwirengagiza. Muzi ko n'urugo rwanjye nta kintu kimwe kigomba gusohoka umugore wanjye atabyemeye. Birumvikana. Umutungo n'uwanjye n'umugore wanjye. Umugore wanjye ikintu cya mbere kiri aho ngaho ni ukubanza gukemura ibibazo by'umuryango wacu, ibyo by'imiryango bikaza nyuma. Nawe afite barumuna be bababaye, niko yambwiye. Rero kujya gufata credit kubera ibibazo bya murumuna wanjye Paul, rwose igihe sindabyumva neza.
birasaba ko nyine rero mwana wawe ko mfata umwanya wo kwitekerezaho. uwo mugore wawe yagushatse mutarize yakubonye ukuze wari warize kandi nari nyamenyetse umutwe kugira ngo ubone ukuntu nawe wiga ariko twavanze umutungo nawe ntabwo mfasha nigenga. wumva nawe mfasha kugira ngo urebe ikintu wakora kugira ngo namwe nibwo najyemo wageze urumva ko wajya kurihira barumuna w'umugore wawe usize murumuna wawe umutungo wacu umugore wawe yarakurihiye wiga ugiye kujya kwa sobukwe ariko rero namwe mutangiye kumvogera rero ubwanjye ndumva nyine sinzi niba nyine okay nibyo ibibazo nyine byaje byabyimbye. ibibazo byaje byabyimbye uko byagenda kose hamwe n'ababwiye byaje uko byagenda kose nyine uhangana nabyo kuko byaje kandi ibyo nibyo nababwiraga nibyo uhangana n'ibibazo kubera yuko byaje kubera ko nyine uburyo ubuzima bumeze cyangwa se uko ubuzima buremye byanze bikunze buremye ku buryo ibibazo bizakomeza biba byinshi ndetse usibye n'ibyo ngibyo n'ubuzima busanzwe n'ubundi uko ugira income cyangwa se uko ugira ibyinjira byinshi ni nako n'ibikeneye ibyo byinjiye biba ari byinshi. uyu munsi nakabiriwe n'ukuntu uyu munsi wenda ibihumbi 200 ejo wenda bakakuzamura mu ntera cyangwa se ukabona akandi kazi kagwembe wenda 600 icyo umuceri kikwiyongera bakajya basajya bagajije 600 n'ubundi uko wari usanzwe ubaho uko byagenda kose ntabwo byari bikunyuze. niba umwana wawe wenda yigaga muri GS yigaga muri groupe scolaire avuga ati byibura uyu mwana wanjye akwiye kuba hano byibura akajya mu kindi kigo cyiza sibyo. niba wenda tutaryaga akadahinga umushahara warazamutse twakaryaga wenda rimwe mu kwezi n'urugero cyangwa se akadahinga ni agakihari akadahingwa ni akanyama ni akaboga abashinika bajya bavuga ngo ni akaboga ntakubere nihagira umuntu ukubwira ngo akaboga bitazagucanga wageze i Rusizi ngo ntabwo uzi ibyo ari byo komeza. niba wenda wari usanzwe urya nyine ako kanyama ari kuri Noheli hose ari nko mu kwezi ni kuri Noheli gusa 200 ni kuri Noheli gusa nabwo bagize Imana byakunze kuko nige byanga bakabaha akantu kiyongera ukaba wagize 600 sibyo byanze bikunze kuvuga uti ngomba kwapgradinga nyine ubuzima bw'umuryango wanjye sibyo nyine kandi n'ubundi buri gihe n'ubundi kugira ngo ubone ka kazi k'ibihumbi 600 nuko utari unyuzwe nuko nyine ubwo buzima bukumereye. ntabwo nakubwira ngo kabe muri nsabo niba utanyuzwe n'ubuzima nyine ujye kwiba cyangwa ujye kurwara cyangwa ujye gushaka nyine ibintu bitanyuze mu nzira nziza. warahatanye wenda ubona itangazo ry'akazi urugendo urakora ubona akandi kazi gashobora kuguha 600. ni ukuvuga ngo nyine uko kutanyurwa impamvu yo kutanyurwa kuba nyine umuntu atari bunyurwe n'ibyo arimo kunyuramo kano kanya kuba bitakunyuze icya mbere cyo ukwiye kuba biguhereza ishyaka sibyo ukwiye kuba biguha ishyaka. nimba uyu munsi uvuga ati ibihumbi 200 kandi ndabona bitari gukwirwa mu bibazo mfite nubwo n'ubundi utazagera aho ugera ngo uvuga ngo urundu ngo rirakemutse ugakagana aho niho byibura bizajya bigenda bigabanuka. niyo mpamvu njyewe nakomeje mbabwira ngo kunyurwa ntabwo bishoboka kubera aba bakora byacitse intege ibintu turi kutujyana muraza guhuza ibintu turi kutujyana ariko ubu nari ngiye guhuza ibiganiro. uyu mugosi uri kwanga gufasha nyina wamurihiye ntukatanye byamubanye byinshi kubona byinshi ariko umubyeyi buriye twahageze yagusabye 200 umuhaye 20 rero ntabwo atagira ibibazo biramureba akunyurwa byabaye kunyurwa rero ngende shaka ahantu banguze 80 ijana riboneka wa mwana agende kwishuri hanyuma munyemerere ahantu tugire nkaho uyu mubosi nanone nadakora icyo kintu avuga uti basi muri make muragaruka mu kindi kintu cyitwa imivumo no kera abana namucaga mu muryango ibintu bikaba bindi birebire. icyo kiganiro nanaguca nanjye mureke dukomeze hanyuma reka tuzingira ahangaha tuze gusubira kuko ntago ndanyurwa nanjye nkuko ntituragera ku mwanzuro kugeza ubu ngubu. Paul yarimo arazana ndikumva biryoshye ndikumva afite ukuri ibyo Sandra yarimo arazana ndikumva afite ukuri ariko kugeza ubu ngubu ntabwo bikuraho rya hame ry'uko ibibazo bitajya bikora iki birangira ko umuntu abayeho ku isi atanyuzwe. impamvu twazanye uruziga ni uko abantu batanyuzwe tugomba kuvuga kuri ibyo byose. abantu bari gushyuha umutwe bari gushakisha ibisubizo aho bitari. abantu ntabwo banyuzwa, abantu bashyushye imitwe, imiryango iri gukomana nk'uko twari turi gukomana na n'uyu mwanya turacyari kubijyaho impaka. ikibazo gihari kugeza ubu ngubu nshaka ko tuza kugaruka mu kindi kiganiro tugaruka ku ijambo rivuga ngo kunyurwa amanuma.
kunyurwa manuma biragaruka ku cyo Sandra avugaga agenda abivuga abinyura hirya. Abanyarwanda baciye umugani ngo uriya muntu anyurwa manuma, ariko baciye umugani bamunenga, ntabwo baciye umugani bamushima. Turahagaruka mutangiye kuvumba ikiganiro, turaza kukiganira ubwacyo, nicyo tugiye gukurikizaho. Ariko reka tubanze twumvikane, tubanze twumve ngo dusoreje ahangaha hagira hati uburyo bwo gucunga ni management mu ndimi z'amahanga. Management, uburyo bwo gucunga ibibazo, gestion des besoins. Ukubicunga nyine no guhangana nabyo nyine, ukubicunga no kubimetriza, ni ukuburi hejuru yabyo. Ibyo Paul arimo aravuga, arimo araganisha ku kuba hejuru y'ibibazo byawe. Niyo mpamvu n'abantu basenga Imana bashaka ngo bajye hejuru ibibazo byabo. Imana iri hejuru ibafashe, ibongerera imbaraga, bajye hejuru y'ibintu bihanganye nabyo. Paul arashaka ko tuba hejuru y'ibibazo byacu nubwo ari byinshi. Iyo ni imicungire y'ibibazo. Ariko imicungire y'ibibazo ntabwo ikuraho ku bibazo bihari, ntabwo ikuraho urugamba rwo kurwana kugira ngo dukore iki, dukemure ibibazo. Ko biravuka buri munsi, biravuka buri mwanya. Hariya wabonye twaje kuvuga, turabigarukaho. Mu gucunga ibibazo habamo kwigomwa. Uhembwa 200 ari kwigomwa, uhembwa 2,000,000 nawe ari kwigomwa. Niba utari ubizi, nawe byamubanye byinshi, ariko ari kwigomwa. Yenda tuzingira ahangaha, abadukurikiye twabashimira, hanyuma turaza kugaruka ku munyarwanda icyo yavuze kijyanye n'ijambo rivuga ngo kunyurwa manuma. Ese yashatse kuvuga iki? Ese kuki yanenze uyu muntu mu myifatire ye? Ni gute umuntu asinziriye atuza akumva ko atuje kandi ibibazo bigihari bimuzengurutse? Kunyurwa manuma turabararitse kugira ngo muri iki kiganiro gikurikiraho. Hagati aho ngaho murakoze, turabashimiye. Mwibuke gukanda kuri subscribe, mwibuke gukanda kuri like, kuri share, mubihereza na bagenzi bacu bandi batarabasha kumenya uruziga kugira ngo dukomeze twaguke. Gukanda kuri kakandi bakita gute Sandra? Kakazogera. Harya ngo gasobanura iki Paul? Akazogera buriyo gakanzeho ibiganiro dukora bibishyikaho mu bambere bitabanje guca no mu bandi. Murakoze, turabashimiye. Ciao ciao.